Haleluya. kandi n'ubuntu bw'Imana bukurimo nawe Yego. ugiye kwegura cya gifara Oya turasandaza. wacyogeje ndabizi Oya turasandaza. ugiye kubrasaho amaboko Nanjye ndumva ntoroshya aya masaha kuko hari ibintu twahaze ku bantu b'Imana, ku bantu banjye no kandi natwe dufite ibyo twahaze. hari ibintu tudashaka kongera kumva Nibyo. hari ubutware twahawe tugomba gukoresha Hari seve tudashaka kongera kukumvana ngo ndi umukobwa umaze imyaka 40 utarashaka. Ibyo bicaniro turabisandaza. Iri bigirwamana imyuka Yezebeli yadutse mu bana bacu, ni imyuka yo kwa Ahabu yadutse mu bana bacu, turayisandaje. izi mbaraga zituma abantu badatera imbere turazisandaje Iyi myuka ituma abantu bagenda bashwana inzira yose nawe ukundana n'undi babyaranye gatanu, iyo myuka yose yo kwa Ryangombe no mu miryango no kwa Nyabingi turasandaje. iyi myuka ituma umuntu aba mu nzu y'ibyumba bitatu na saro, umwana agafata icyumba n'umugabo agafata icyumba n'umugore agafata icyumba, turabisandaje. Turasandariza ahangaha iyi myuka ituma ucuruza aho kugira ngo ujye gutanga ituro ry'ishimwe ukajyana kwa Nyabingi. Ibi bintu turabisandaza. ibi bintu turabishwemaguye, dusandaje izimana bituma abakozi b'Imana b'ukuri bapfapfana bakamererwa nabi, mwabishyiriye za Nyabingi na Ryango. Turashaka ubundi ko izina ry'Uwiteka rizamuka nubwo ritoroshye. Nubwo ritoroshye turashaka kurizamura amasaha, ariko turabanza kumanura amadarapo y'aba badayimoni yizi Ryangomera za Nyabingi, yizi Imana zigendera mu masashi, yizi Imana zikora uko bakoze mu mifuka, yizi Imana zikora uko bakubise ahantu, yizi Imana zikora uko bakoze kuryinyo gutya. Hari abazitsiritse ku menyo ngo musetse ngo mugize gutya ngo nibwo abantu bihondagura hasi. Turasandaza izi Imana zikubita abantu hasi turabitwitse, kandi umwaka utaha dushaka ko byongera kubura n'umutwe. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, tubararikira kumva ijambo ry'Imana n'amasengesho n'ubuhanuzi twumva buri muri twebwe tugiye kubaturaho n'amagambo aryoshye. Mugubwe neza. Abari hakurya y'amazi aho mvuka ndabasuhuje, reka mperaho ngaho za Kibabara mu majyepfo i Butare ndabasuhuje. Kandi suhuje abantu bari muri uyo mudugudu ntuyemo witwa Masangano, mugubwe neza, iki kirere kibagwe neza. Suhuje abantu bari mu mpande enye zose z'igihugu ndetse n'izisi, mugubwe neza. Aho abanyarwanda muherereye hose n'abanyarwandakazi, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Abantu badukurikira bamaze gukora subscribe n'abatarayikora mugerageze muyikore kugira ngo kubona ibi biganiro bijye bikorohera, kandi ukanze kuri subscribe niryo turo ubutanze hano mu rusengero. Nta n'urusengero rutagira ituro. Iyo ucyonzeho ubutanze ituro. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi twakiriye umukozi w'Imana jewe nkuko dusanganywe Muranzi Mama Lionel Nyirabagenzi Harise. Ndabakunda cyane, mpora mbifuriza umugisha w'Imana no guhirwa mu nzira zanyu zose no kugubwa neza. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe kandi abe ku banyu n'ibyanyu. Ndatura uburinzi ku bantu banyu, ndatura kubaho kuri mwebwe ndetse no ku banyu. Inkuru mbi ntizigace muri telefone yanyu. Kwakira umukozi w'Imana wadusuye ubushize, murabizi ko twagiranye ibihe byiza, kandi n'ubundi yongeye kugaruka. Turakwishimiye Apotre Evode, nagira ngo usuhuze abantu badukurikiye. Murakoze cyane, Imana ishimwe kuri Eva Mama Lionel, channel nziza icaho ibintu byiza kandi biruhura n'imitima y'abantu. Amen. Buriya kuruhuka mu Mana n'umugisha ukomeye, kuko twarindushye cyane. Iyo rero umuntu abonye ibiganiro byawe, hari uburyo umuntu aseka akishima, akanezerwa. Mbese mu Mana, Imana yagupakiyemo impano zose, kandi ndazemera cyane. Kandi ndatekereza ko aba bantu bari hano bahawe umugisha. Niba babizi neza, babimenye ko bahawe umugisha. Barabizi. Imana yarabablessinze kubaha umuntu w'Imana, kuko genda muzi muri ADPR kuvuga ubutumwa bwiza na hano henshi hatandukanye. Imana iramukoresheje bikomeye. Ndabasuhuje rero, kandi namwe Imana ibaho umugisha. Ni Apostle Evode, ariko kandi nishimiye ubutumire kuri Eva Mama Lionel. N'umugisha ukomeye. Iyo nicaye hano mba nzi ko tugiye kuzuzwa, tukagira ibintu dushwemagura. Amina. Kandi bitari byiza. Haleluya. So rero tubahaye ikaze, tubashishikariza kuza kureba video yose ukayirangiza. Hari umuntu urebaho yagera hagati dayimoni zikamubwira ati funga ibyo ni ibiki. Ni za dayimoni za umuntu avuka zitutumega ni duke zigasheka.
zigashega ndavuga ati urumva ibiki funga zitisimbukira ku mafilime naho umara iminota 2 cyangwa mu matiku ujya ati ibyo byihore byaho byacitse bibireka kubera iki Satani aba yabonye ko ugiye kubohokera mu bantu b'Imana nkirahangaha nkirimo mbasuhuza nkunda gushyuhaguzwa urabizi biramanutse ndabyumva bivuga ni ukuvuga ngo uyu mugabo witwa Petero na Yohana Haleluya ku irembo ryitwa ryiza uzi ko nta rindi banga bakoresheje kuri uriya muntu nta muti bamuvugutiye wundi baramubwiye ngo dutumbire yego se mu kureba abantu b'Imana urimo bumva ugasozanya nabo hari ikintu ukuyemo noneho n'amavuta yemera aragukorera na ariko niyo utanayemera ari jya gukorera kuko kira kirema nticyemeraga bare abantu cyishakiraga ifeza bagihagukira ariko kira kintu cyarahungukiye kira gihungu uzi kujya gusaba inote ugatahana ubuzima yaguwe neza cyane uzi kujya gusaba inote ugatahana ubuzima umugisha ukomeye ndabasuje rero kandi ndanezerewe kongera kubana nawe ndabikunze cyane kubera ko mfite aba reverend bo muri Anglikani bajya banyandikira bati iyo mwahuye mashini gandi na n'igifa ndakurahiye turahezagira Imana igumugisha rero ndagira ngo presente nanjye ku bantu bakubonye bwa mbere kuko hano barakuzi cyane uyu no ni gake cyane ubundi nkunda kwicarana n'abantu kuri no channel yanjye kuko iyi channel abantu bakurikira n'abantu b'abanyabwenge kandi n'abantu b'abahanuzi kurikiranwa n'abantu bakeneye gufashwa no kuruhuka ukeneye amagambo y'ubwenge yubaka nahangaha za nta magambo asenya anakritika ahaba n'amagambo y'Imana rero uyu Apotre Evode no muhanuzi w'Imana numwe mu bantu bampanurira bigasohora agira ubuhanuzi kandi akagira n'ijambo ryo gutegeka afite amavuta Elia witishubi niyo mpamvu namuzanye kugira ngo bantu banjye muri benshi ndabazi cyane ndifuza ko aza kubasengera muri ya mavuta Imana amuhaye aza kubaturaho ibintu kuko ari ibintu ngo umwuka amutegetse kuza gusenya ku buzima bwanyu niyo mpamvu namuzanye abantu banjye ngo ubasengere hari ibintu umwuka amutegetse kuza gusenya ku bantu bakurikirana ino channel hari ibintu aza kubaka hari ibintu aza guhindura hari amadosiye ya Satani uri buce ariko natwike ntuyace gusa twike ushiririze ivu turihe Satani tuti reba agapfunyi kushyiraho aho ngaho ikuzimujyana ibyawe hambere ibyawe ugende Satani we murakoze cyane twagira ngo tukwakire usengera iri torero ryaturaho umugisha hanyuma dukomeze no kumva ijambo Imana yashyize ku mutima wawe reka dusenge Imana Father mu izina rya Yesu turagushimiye uyu mwanya utwongereye hari abapfuye hari abakoze impanuka ayiwe hari abinjiye mu bitaro yewe hari n'abandi babyutse bahumeka ariko ubu bari muri bomboni ariko kuko tugihumeka ntacyo twatanze nta na kimwe umugisha ukomeye uratublessinze Haleluya rero Uwiteka Nyiringabo turakwinginze ngo uyu muntu dukurikiye uri muri Australia Belgique Canada America Asia Oceania yego ndetse no mu bihugu bya Afrika Kenya Tanzania Uganda Uburundi no mu Rwanda iwacu mu gihugu cyatubyaye aba bose mbazanye imbere yawe n'ibindi bihugu tutavuze kuko bahirwe nibahabwe imbaraga zawe Haleluya tutibagiwe n'abavandimwe b'Abashinwa ubagirire neza bose ndiyo n'Abahinde ubagirire neza abantu bari Dubai ubagirire neza abakwemera n'abatakwemera ubagirire neza ubuntu bwawe n'umucyo bibamurikire muri iki kiganiro Haleluya uha umugisha abana bawe uha imbaraga abana bawe natwe kandi tugiye kugabura ibyera waduhaye uduha umugisha hamwe n'abera bose Haleluya hari umuririmbyi uvuga ngo uko ugenderera abana natwe ntudusige ndiyo Mama Lionel umuha umugisha wawe uyu mugisha ndawushaka umuha umugisha umwaka utarasoza ndawakiriye umuha umugisha umwaka utaha amina kandi uyu mugisha ntazawuvuge ahubwo umugisha uzavuge mu izina rya Yesu ibyo tugiye gutambutsa uduhaye yego udushyize ku mutima yego ubishyigikize inkota ityaye Haleluya ubirindishe Haleluya ubisoreshe Haleluya
turategetse mu izina rya Yesu Turategetse. ng'abadayimoni bahunga batagarane Last for the court tubatesheje agaciro Beforce egon tubahinduye imbobo Shikitansafo ntibakongere guterana Belivone stance ntibakongere guhangana n'ubu mu bwoko izina rya Yesu tubahinzemo ubudehe Mu izina rya tubateye tutabateguje bakubise kinubi nibyo tubasesetse tubareguye imitsi yabo tubanubuye amaso tububitse iminwa amatwi yabo turayafunze ntakumve turabahindukije ntibareba bera turayayayayayayaya kandi turavunagura amaboko turayatakirebo turacagagura kandi n'abo mu kirere nabo turahananiye turahubuye turahombora uko avoka iva ku giti ntizasubireho igahombora niko batazongera gusubira gutega mu izina rya Yesu imitego yabo ibyo bateze byose tubihinduye ubusa turayisimbutse tubihinduye ubusa imivumo abantu bagize tuyihinduye umugisha mu izina rya Yesu twinjiye mu birere byo kwigizayo imyuka yose ituruka mu bantu ituruka muri ba barozi bagendera ku dutaro iyo yose turashwiragije ituruka muri ba barozi batuma injangwe turazinize tuzishe nta kumwapanya tuzihaye ducecekesheje bwa buzwi burara bubwejagura ukumva ikirere cyose kijemo amajwi ajagaraye uru rujagararo rw'abazimutumanuye hasi akavuyo akajagari turaheshye iyi myuka ikorera mu bajura bakiteka bakajya gutobora amazu no kwica abantu namwe tubafatiye aha mu mpera z'umwaka mufite imico mibi tubatakiye iyi myuka isenya imiryango turayivuye iyi myuka isenya ingo imbaraga zituma abana batabana n'ababyeyi turakubita hasi iyi myuka iteza abana kunywa ibiyobyabwenge tuyohereje ikuzimu mu izina rya Yesu iyi myuka iteza abagore n'abagabo gutana turayishe turabasubiranyije mana turi mu mavuta yo guhindura ibihe mu izina rya Yesu ibihe bibi bihunge duhamagaye ibihe byiza ibihe by'imbyino ibihe by'indirimbo nshya imiborogo iva mu bantu duhamagaye imbyino nshya duhamagaye ibyishimo aleluya duhamagaye umunezero iyi myuka yateye abacuruzi guhomba barashoye ayabo iyi myuka turayicuritse nayo ya mu izina rya Yesu myuka yica amakwe tubizimu Kristo wa Nazareti izina rya Yesu ubane natwe ushyigikire ijambo ryawe budashira tugirire neza izina rya Yesu imirimo y'amaboko yawe bisabye twizeye mu izina rya Yesu amina imana guhumugisha akomeza gahunda reka abene data mube maso ni mube maso kuko ndumva hari ibintu bigiye gukoreka haleluya hari ijambo riri mu bacamanza iriri mu bacamanza ugiye kuridusomera twarivuganyeho twarivuzeho nkubwira uburyo Imana irimanuye kugira ngo igire ibintu iza gusenya Imana ishimwe yego dusomere iryo jambo kandi abantu bafite Bibiliya yego nabo bazifate nimwe muzifata kanya ndi kuvuga gutya hanyuma kuko ibintu tugiye kuvuga n'ubuhanuzi ariko buri mu ijambo ry'Imana kandi ubwizereyemo uraza gusanga hari ibintu by'iwanyu bisenyutse byagutsikamiraga uraza gusanga hari ibintu biri busandagurike reka banza usome abacamanza igice cya 6:31 aravuga ngo Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati murashaka kuburanira Bali mbese murashaka kuburanira Nyabingi cyangwa murashaka kumukiza cyangwa murashaka gukiza Ryangombe atushaka kumuburanira bamwice hakiri kare ushaka kuburanira ibintu byatuzengereje bikadusaza bikatubuza kwakira bikatunyaga bikatuma abantu banywa imogi bigatuma abantu bajya mu busambanyi aveho niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo niba ari Imana mwaba mushaka kuburanira nimuyireke yiburanire kuko ifite umunwa yego amagambo aragwira none hiryo umunsi ririca abantu ifite umunwa ifite amaso irareba irumva iragenda irihumuriza ishobora byose iribashije ni umugabo utagera kwa wundi isaba sapoti nitira ibintu nta nubwo bayivugira reka iyi Mana dushaka kuvuga ntabwo ivugirwa urivugira ni Imana ishyigikira irihagije
ishyira ikuzimu igakurayo, niko hana yavuze. Ni Imana ishoboye byose. Yes, ni Imana irema ibitariho. Aleluya. Kuko yitwa Rurema. Iriya jambo ryitwa Rurema, ririya zina birasobanuye ngo ni Imana irema ibitariho bikabaho. Niyo mpamvu yitwa Rurema. Ni ukuvuga ngo ku bantu badukurikiye ni mwumva uko Imana itutuma. Aleluya. Imana igiye gusandaza. Aleluya. Ikinyarwanda cyo gusandaza. Gusandaza reka mbafasha kubyumva nk'umunyarwanda kazi. Iyo ikintu gisandaye nticyongera kubaho. Urugero nk'amazi ni yasandara. No kuvuga ngo ikintu gisandaye ntikigwa imbombe, ntikigwa kirunze. Yego. Kirasandara, gishobora gusandara kikagera no mu mametero 10. Ibintu bisandaye ntibiyorwa. Kandi noneho ibintu bisandaye biba byatakaje ubukana cyane. Ntabwo n'umuceri usandaye, reka dutanga urugero ku muceri. Ibaza umuceri usandaye mu byondo. Ubutaye agaciro ntiwanawutora ngo woze, n'imyaka wajya kuwutora niyo yaba ari inusu ushobora kwitora n'ukwezi utarayirangiza. Icyo bita gusandaza cyangwa gusandara ni ukuvuga ngo iki kintu ntikizongera. Noneho Imana intuma yego yambwiye ko igiye gusandaza ibicaniro byose. Aleluya. Noneho uburyo igiye kubisandaza nta n'umuntu uzongera kubyegeranya. Wenda umuceri umuntu ashaka kuzana umweyo akayoragura, akaronga, akongera agashaka n'umufasha, wenda hakazamo n'imisenyi, bikaba bipfuye ariko byayo. Ariko noneho ibicaniro bigiye gusandara ntibizayorwa. Ndafashijwe. Oya, uri muri Canada urabyizeye, uri Belgique urabyizeye, uraho mvuka urabyizeye, uri mu majyepfo urabyizeye, uri mu majaruguru urabyizeye, uri burasirazuba urabyizeye, uri mujyi wa Kigali urizeye, cyangwa ugiye kuba nka wa Musevera rebanya ngo niko bihora ngo wagiye ku mabati urabona ko hari kuva akazuba kandi amabati arashyushye. Noneho amabati rero warashyuha ngo umusiranyo ukajya wigira gutya. Noneho ngo inzu iza gushya. Noneho ngo umusiranyo ukajya wigira gutya ariko ukumva ngo birashyushye ukabiba ati se byagenze bite, ariko ukumva akajwi kavuga ngo niko byahoze. Yego, ngo babwira bati wahunze ko inzu yahiye, ati niko bihora ibyaha bihora bishyushye. Abantu se ko bahora bavuga ngo yavuze. Ubu basanga nabo bahagiye kuza daimon umuserebanya akakubwira ati niko bahora bavuga. Aho numenye ko ibintu bigiye gusandara. Byahindutse. Noneho ngo wa Muserebanya ngo utangira kumva bihashyushye ngo ariko ukajya uvuga ngo niko byahoze. Bavuga ati imanuka yahiye, ati niko byahoze. Imanuka hatokombe niko byahoze. Urinda ugagara. Rero ni muve muri niko byahoze. Aleluya. Today. Yego. Imana duhaye iri jambo. Yego. Hari ibicaniro byakubujije kubyara. Dutumwe n'Imana kuri ibyo bicaniro byakubujije kubyara. Mu bisandara. Ukajya muri Amerika kwivuza, ukavayo ukajya mu Buhinde, ukikoza ku mujenekologe w'umuhanga, akakubwira ati ntabwo byakunda. Undi yakureba ati turabona cyakoze bishobora gukunda, ntituzi kibitera, ibyangombwa byose biruzuye, naho biri guterwa n'ibicaniro. Hari nyogosenge wapfuye atabyaye, hari nyoko wanyu wapfuye atabyaye. Ni ibicaniro byagiye biriremarema, biraza biza mu nda yawe, mikrosikopi yabireba ntibibone, radiography yabireba ntibibone. Ni ibicaniro byiremaremye. Imana ihagurukije umukozi w'Imana ngo aze asandaze ibi bicaniro. Tugiye kubisandaza. Haleluya. Kandi n'ubuntu bw'Imana bukurimo nawe. Yego. Ugiye kwegura cya gifaro. Oya turasandaza. Wacyogeje ndabizi. Oya turasandaza. Ugiye kubrasaho amaboko. Nanjye ndumva ntoroshya aya masaha. Kuko hari ibintu twahaze. Ku bantu b'Imana, ku bantu banjye. No kandi natwe dufite ibyo twahaze. Hari ibintu tudashaka kongera kumva. Nibyo. Hari ubutware twahawe tugomba gukoresha. Hari seve tudashaka kongera kukumvana. Ngo ndi umukobwa umaze imyaka 40 utarashaka. Ibyo bicaniro turabisandaza. Tugiye kurekura bya bisasu byo mu mazi. Torpedo. Nari nkombe kumva ibyo bintu. Tugiye kurekura torpedo. Tugiye kurekura machine gun zo mu mwuka. Mu buryo bw'umwuka hari ibintu tugiye kurekura kuko tureba na hari ibintu bituma udashaka. Upfushije ubukwe gatatu. Uri mwiza, wujuje ibyangombwa, umusore aragenda atanakubwiye icyo mupfuye. Ibyo si ibicaniro.
bya bari mu by'ukuri tutabeshyanye byaguhagurukiye ufite amafaranga n'akazi kubera icyo udasinzira. ese koko hari ibicaniro bya bari, uryamye mu nzu yawe buri kwezi urahembwa, ufite imodoka nziza, ufite konte, ibiryo byuzuye mu nzu, ariko ntugira ibitotsi, witera inshinge ngo usinzire. ikinini kugira ngo usinzire. Urumva nta kintu cyinshi nyuma y'ibyo dushaka guhagurukira tugasandaza? Urumva ukwiriye kuryama, ukwiriye kwigendera gusa, ugaterera agati y'urugingo. Urumva ibyo bintu ari amahoro? Urumva uratangira uriya mwaka ukibura ibiti, ukirwana n'ibyo bintu byo kurara ukanuye nk'ubujanga mu buriri bwawe, se hahindutse mu mazi? mu by'ukuri wenda ndabyemera uri umusirimu, ariko se ubwo uri umusirimu urumva uri butuze ukaryama urara urota inzoka zikugendaho n'imisereba nyigusohoka mu kanwa, wihura ku gitanda cyiza ukikubita hasi, ngo uri umusirimu urumva uri buryame? Ariko aka kantu ko kurota nabi nako kugarije aba bantu. ngo umuntu akarota mwene wawe wapfuye, ukajya kubona ko nagusanze mu nzu zaranakuganirije ngo mperekeze. Hari n'ababasambanye, yego yarapfuye, amaze imyaka myinshi yarapfuye. Tugomba gusandaza. Ugasanga ngo umuntu ngo ndose ngo ngwa mu cyobo, ngo ndose inzoka inyizingira mu ijosi, akabyuka avuze induru ati ngo iki kinyizingiyemo batese igiki, ngo ndose ndi mu nyanja, ngo ndimo ngenda ngo namize nkeri. Ibaze we urota uri mu nyanja uri ifi. Mu by'ukuri ibyo bintu urabifata ukumva biroroshye koko? Wankundiye tugasandaza ibi bintu, ibi bicaniro byaguteye, urabiteruza amaboko yombi ukumva bikwiriye kuguma mu maboko yawe. iri jambo ryo gusandaza ndi kuryumva we. Imana ndashaka ko dusengana, Imana uyu mwaka ukarangira isandaje ibi bicaniro. Uravuga gusandaza, rimwe nigeze kugura ji y'agashya kuko ndayikunda, sinzi ukuntu nayigeretseho ibintu, icupa rirabomoka irasandara sinayiyora. Ariko ndebera nk'uyu muntu wicaye ahangaha, iwabo baramuragurije, uhekenya amasaka bashyira mu muko bashyira umupfumu, ntiwabatumye, izi saha uri kurwana n'ibintu utagizemo uruhare, iyi ndagu n'uyu mupfumu barapfanye, ubitse ahantu mu kabya k'umupfumu wapfuye mbere y'intambara, ubitse mu nkono y'itabi, izi saha uri kurwana n'ibyo bicaniro utazi naho uzirikiye, nta makuru ufite, ntunasenga, nta nihishurirwa. Ariko uyu munsi Uwiteka arashaka gusandaza. Uyu muntu yari yararyamye yariyoroshe avuga ati njyewe n'ibyanjye, yego rwose ntacyo ntakoze, nagiye mu bapfumu, nagiye mu baci, narasenze byaranze, nasomye ijambo ntibyakunda, none rero hari abantu bemera bakavuga ati rero ni hahandi ntegereje urwaje. Hariho n'umuntu utinyuka akavuga ngo indwara yanjye, ngo indwara ngo ya ndwara yanjye yawe koko gute? wowe ugira indwara, urema indwara, ukora indwara, ngo ya ndwara yanjye. Wabyaye se, utwite se, ngo na n'ubu ngo ya ndwara yanjye. Hari ibintu mugomba kwicuma, mama Roni ngo ya ndwara yanjye, ngo na n'ubu ngo indwara yanjye. Indwara yabaye indwara pe, ya ndwara yanjye iyo turayisandaza, izina rya Yesu. Twebwe turi gushakira abantu ubuzima butarimo akajagari. Ugasanga umuntu w'imyaka 35 ahora muri kime kwigoroza umugongo ngo arwaye umugongo, ariko ubwo urumva hari umugongo usibye ko tuvuga ngo turakabya, ngo abahanuzi turakabya. Ku myaka 30 ningaho ufite ibiro bike uhora hari muri kime wigoroza umugongo, ufite imyaka 35 yakwara wasimbuka urukirame, utarabyara na rimwe, ugahora kwa muganga ngo urwaye umugongo. Ubwo nta kintu wumvamo, ubwo nta kintu bagusesetsemo. Ubwo nituvuga gusandaza uraje wiryagagure ngo bibaho, ngo bibaho, ngo uvuye kwiga hirya aho ngo congera kubera, urumva ngo bariya ni abasazi. Ngaho ibyo bintu bihaye, ngaho utabyumva hama. Nimba turi abasazi, uwo mugongo ukwiye kuwurwara ku myaka yawe, na mama atarawurwara agize imyaka 90. ni ukuvuga ngo mbere y'uko umwaka urangira, yego uyu mugoroba, izi tarike, yego ibicaniro byose birasandara, ntangiye no kugira umujinya. Byabyemera, byabyumva, bitabyumva. Hari umwanditsi wavuze ngo Imana yimura imisozi itabimenye. Yego turahagarara nako. Izi ryangombe zicaye zikarambya, zarabenga banyundo ryangombe, kandi ngo nirya inka, ingombe n'inka. Ryangombe hakaba na nyabingi ngo nirya byinshi. Rya byinshi nicyo bisobanuye mu Kinyarwanda. Nyabingi yitwa rya byinshi. Niyo mpamvu umuntu tubafashe twose
iyoberwaho imyanya tunyuze y'intoki kuko iba yariye byinshi irya byinshi n'irya byinshi iyo ibuze ibyirya n'abantu irabahitana yego bagahita basara n'amaraso ariko irakatsindwa n'uwiteka none yiryangombe indi gasa niyo yiryangombe ngo ryaba binga ba Nyundo yiryangombe abantu bimitse turavuma abanyarwanda mwimitse kandi we uzi ko no muri no myaka muri viziyo hari abantu bagisenga ryangombe ngo barahari ngo hari abanyarwanda bagisenga ryangombe we noneho hari igihe usanga ngo n'umukecuru cyangwa n'abahungu ugasanga batonze umurongo ngo turabaza sogokuru urabaza sogokuru umaze imyaka vena urabaza iyo mizimu urayibaza iki warangiza ukarara imisereba nyiguca mu kanwa ngo wabajije sogokuru wajya mu kanwa wajya mu kazi ngo banza ngo ugende ngo ucire gatatu ngo ushyire amasaka mu kanwa inshuro 3 ngo ubwire ngo sogokuru ngo ndagiye uracyari muri sogokuru utanazi hari n'abantu basenga sekuru batazi mu by'ukuri si ryangomba abanyarwanda bagifite mu mazu yabo na bya Nyabingi bagifite mu mazu aho mu majyaruguru aho n'aba barange nendo kabaranje mwerwa musenga ngo musenga abamarayika mwirirwa mukaraga amajosi turasandaza aya bose hasi zikiye menaguye turabitwitse tubyoherejeho umuriro turabisukaho umuriro tubirikuriyemo indege z'intambara mu mwuka turarasa turabitwikaguye dukubise ubwo bucuma hasi ibyangombe zaje no muri kaburimbo dukubise ubwo bucuma hasi izi mana mugendana mu masakoshi turazisandaza izo muri envelope turashwe izi mana mwashyize ku dututi ngo mukore ibitangaza turazisandaza izi nzoka zikaraga mu mintuza ibi byose turasandaza ibi bintu byose mwadukanye mushyira mu maduka yanyu abantu bakajya bajya kugura bahagaze hejuru y'ibi bimana turasandaje ibi bigirwamana bituma bakabyiringira bakashyira amabere hanze ibi bigirwamana iyi myuka Yezebeli yadutse mu bana bacu ni imyuka yo kwa Ahabu yadutse mu bana bacu turayisandaje izi mbaraga zituma abantu badatera imbere turazisandaje iyi myuka ituma abantu bagenda bashwana inzira yose nawe ukundana n'undi babyaranye gatanu iyo myuka yose yo kwa Ryangombe no mu miryango no kwa Nyabingi turasandaje iyi myuka ituma umuntu aba mu nzu y'ibyumba 3 na saro umwana agafata icyumba n'umugabo agafata icyumba n'umugore agafata icyumba turasandariza ahangaha iyi myuka ituma ucuruza aho kugira ngo ujye gutanga ituro ry'ishimwe ukajyana kwa Nyabingi ibi bintu turabisandaje ibi bintu turabishwemaguye dusandaje izimana bituma abakozi b'Imana bukuri bapfapfana bakamererwa nabi mwabishiriye za Nyabingi na Ryango turashaka ubundi ko izina ry'Uwiteka rizamuka nubwo ritoroshye turashaka kurizamura amasa ariko turabanza kumanura amadarapo y'aba badayimone yizi Ryangomera za Nyabingi yizi Imana zigendera mu masashi yizi Imana zikora uko bakoze mu mifuka yizi Imana zikora uko bakubise ahantu yizi Imana zikora uko bakoze kuryinyo gutya hari abazitsiritse kumenyo ngo musetse ngo mugize gutya ngo nibwo abantu bihondagura hasi turasandaza izi Imana zikubita abantu hasi turabitwitse kandi umwaka utaha dushaka ko byongera kubura n'umutwe turabinanije dutwitse izi mbaraga turabyangaza abadayimoni turabisandaza tubikubise ku mabuye bisandagurike ibi bigirwamana tubyoherejeho umuriro turatwitse tuyoboyemo umuriro si Imana abantu bajya kugura ukavuga ngo hari umuntu uherutse kubwira undi atumva wana ati jyewe ubushize yampaye utwa miliyoni ati cyakoze ikintu turi kunkora ndi gukora ku muntu agashya agahita yumva ko hari imbaraga zindimo ati none ndagira ngo mushakire indi zibe miliyoni 2 ame nk'utwo twawe ati kutwo twawe dutuma umuntu arondora ati buryo urondora umuntu ukamubwira izina rya se n'irya nyina n'ibyo yambariyeho ati niho abayoboke bagwira bari benshi izo Mana zose tuzifatse amatekwa turazisandaje amasaha nta mbabazi tuzifitiye turazisandaje aho byahereye bikuzengereza wowe dukurikiye dusandaje imbaraga zikubuza kwakira kandi wabonaga igitangaza nibyo dusandaje imbaraga zikubujije gushaka kandi ugwije igihe cyo gushaka izo dusandaje imbaraga zitumye urwara indwara umwaka 2 3 4 5 6 7 10 ukagera ubwo uvuga ngo ni yanjye yegora tubigukuyeho tubyohereje indwara ihora igarukirana
dusandaje ibigirwamana biri gutuma abakristo muri iki gihugu no hanze n'ahandi hose ku isi bakomeza kuyoboka imyuka iyobya antikristo bakarekura ijambo ry'Imana. Turabisandaje. Izi mbaraga zavuze ngo ntiwava mu bukode izi mbaraga turazirekara ntabwo twazireka. Nta mbabazi turi buzigire. Izi mbaraga zituma abakozi b'Imana nyakuri bagenda n'ibirenge batega utumoto batega utugare muri uyu mujyi wa Kigali uteye imbere gutya muri iyi mihanda turasandaza amagare tuzahurira dutashe kwa data twese mu ijoro. Igihe kigare turakizi. Turasandaza uyu mwuka utuma abantu babura za minerivare. Aba bana bavutse mu mugambi w'Imana, bavutse ivuze uyu mwuka utuma abana bawe biga nabi. Turasandaza ibi bicaniro n'ibicaniro by'iwanyu, turabisandaje mu izina rya Yesu. Turabyanze. Ugasanga umuntu acuruza amafaranga y'abandi yabara akabona ntarye ririmo agahorana ubwoba agahorana pressure akajya arya areba amato umuceri ntumurye vuba sindishyura amafaranga y'abandi ariho n'inyungu. Uwo mwuka turawusandaje. Turasenya ibyo binyoma by'abazimu. Turasandaza. Dusandaje umwuka bakwatuyeho umurozi aravuga ngo uzabyara umubajije. Turawusandaje. Turavuguruza iri jambo. Hari amagambo tugiye kuvuguruza. Turasenya ngura agafuda kize turabivuguruza. Uzakira. Nguzangura agafuta byaye turabivuguruza. Hari amagambo tugiye no kuvuguruza amasaha. Ika saboshere. Uyu mwuka tuvuguruje amagambo. Uyu mwuka wateye abantu bavuga ngo uzabaho ntakiriho. Turayavuguruje. Turabivuguruje. Ngo uzabyara mbishatse. Turabivuguruje. Ngo ntaho uzajya nyine. Ngo ntaho uzanyira ngo ngo arayiza ariko ngo ntakaza azambonana. Ngo uzazamuka rukumbashije. Ngo abana bo kwa runaka ngo nta numwe uzagira icyamumarira. Turabivuguruje. Turabivuguruje se nyine. Hari ibindi bintu umwuka mishure tugiye gusandaza. Hari ibintu byateye. Ndababaye. Hari ibintu byateye ugasanga umuntu w'umumama ari mu rugo n'umupapa bari mu rugo ariko abana ntibumvikane n'ababyeyi. Iki kintu we mwana akajya kuba muri ghetto abandi bakajya kunywa urumogi abandi bakajya gupfapfana hano muri Nyabugogo. Wamubaza ngo bamare ngo ararashwana na papa ngo ntabwo numvikana nabo. Abandi bana bari kunywa ibinini byawo na papa batafite ngo kubera gusambana kubera ibyo bya papa na mama. Uyu mwuka ko ugarije. Uyu mwuka uri kudutoborera abana amazuru bagatobora hano bagatobora hano bagatobora hano bagatobora hano bagatobora hano bagatobora mu mukondo bagatobora no hepfo bakambara n'amashene ku maguru nk'imbwa zigiye guhiga. Hakuze ko ari imbwa z'impege wana. Uyu mwuka turasandaza. Uri jombagura imisumari wowe uzashaka umugabo w'umufunde ngo ayifashishe yubaka. Ni urubari ruri gutera. Nara Yesu. Turasandaza uwo mwuka wangiza amasura y'abana. Ugasanga umwana yishushanije ibintu. Harya ngo babyita tato. Ahantu hose umwana nta sura afite yavutse. Hari umwana mwiza yavutse akunzwe uvukira mu gipasiteri bakujyana kukubatiza no mu mazi. Hano inyuma hashushanyijeho igikeri, imbere hashushanyijemo ingona, ngo n'inzoka we. Ku mabere hashushanyijeho inzoka, ngo ahandi ngo ikinyugunyugu. Ahandi ikinyugunyugu. Ngo washyize akantu keza ngo akanyugunyugu. Ahandi bagashyiraho bino bisiga bisobanura Illuminati. Ngaho nyumve. Ahandi ugasanga bagushushanije ikijisho. Turasandaza uyu mwuka. Turamenagura. Ugasanga abana bataha saa sita z'ijoro. Papa wakaza kugukingurira saa sita z'ijoro. Papa wawe shaka. Si ubwo bite byanyu. Si ubwo ubundi murareba mute. Ubundi bite. Murabona asa nabi ko ndi urubyiruko. Umuntu w'umukobwa mama wakaza kugukingurira saa sita z'ijoro. Se bite byawe. Ko nta nk'urumogi ntabwo nsa neza. Ko nari ndayitabi sinsa neza sindi umugore w'ikiti. Ko nta mugo twamweye ntabwo dufite kuraje. Turasenya uyu mwuka mu izina cyayo. Uyu mwuka utuma ababyeyi bajya gukingurira abana babo saa sita saa munani z'ijoro. Ugasanga umwana umubyeyi buri saa tanu irageze. Ugeze ndacyari kumwe n'abashuti banjye. Abashuti bawe wa saa munani. Sasa ugeze he mwana wa ntabwo ndaza uri ko stress ariko gustress na minerval yagutanze. Turasenya uyu mwuka tugiye gusenga dusenya uyu mwuka tukubite tukuye mu bana bacu tukuye mu bana b'u Rwanda. Turasohoye kandi umuntu wabyizeye yanabyakiriye birabaye. Tugiye gufatikanya nawe aho uri hose fata akanya k'amasegonda make nibisa wizere uhumirize gato
ariko niba uri mu muhanda ntuhumirize kuko amavuta turiho ushobora kwisanga wahumirije kandi utwaye ukarenga umuhanda. Noneho niba uri use n'ujyana umutima wawe ku Mana upfukamisha amavi y'umutima. Hakuye umwuka we, umwuka nusandare we. Twawusandaje. Uyu mwuka nusandare wose we ariyo tuvuze niyo tutavuze. Iyi myuka ituma umwana yiga akabura diplome. Iyi myuka ituma umwana ari umunyabwenge akabura minerivare ni sandare. Iyi myuka akurikiranya abantu Kigali mu muhanda wa kaburimbo akaba atagira n'igiceri cyo gutega, atagira umugati wa mu gitondo. Imyuka ni sandare. Ibi bicaniro turabisandaza. Iyi myuka ituma abapasiteri bazima bafite umwuka w'Imana batagira abakristo, batagira insengero, batagira akamodoka ko kugendamo, bananizwa, bagira babananiza ibirere byabo byarananijwe. Imyuka ni sandare. Ibisekuru byakomeje kwirukanka ku bantu, wa depoza daimoni wavuga iti nubwo depoje bizahera aho ngaho, uradepoje ariko ndose ntibazanayigaho, nubwo bazagusubiza izaborera aho ngaho. Imyuka turayisandaza. Ndumva mfashe umuriro wo gusandaza nanjye, ndumva ncometwe mu mavuta yo gusandaza. Iyi myuka ituma umuntu twitindagera mu mezi 7 akabyara abana bapfuye buri gihe. Icunga agize 3 imyuka ahagaze kuri 3. Imyuka itumye ukorera perime 5 6 8 yutatsindiwe demarage utsindirwa parking, udatsindiwe parking utsindirwa circulation, udatsindiwe circulation utsindirwa retroviseur. Wanayibona ukakora impanuka, wanayibona ugahora bagufotora, ugahora ukora uhemba Sofia. Imyuka turasabuza. Iyo myuka ateje abantu bukene baryama kuri materi. Imyuka yaje ite wambaraga mbiwe turaje tukunanize, turakurandurana n'imizi n'imiganda, turakurandura. Mwuka utuma abantu bacanganyukirwa muri uyu mujyi, umuntu agenda yivugisha ari muzima. Umuntu w'umugabo imyuka iteye abantu depression, kinyweraho imyuka iteye abantu depression turakunanije. Wa myuka we iri gutera abantu gutuma bagenda bakarenga ku ngo zabo aho bari batuye. Umuntu arutse guca kundi amubwira ati mwiriwe ati kilo cy'isukari cyageze kuri 2. Iyo yose wa mwuka we turakunanije. Undarutse kuba ari muri kwasteri ngo asanga yahashye ibintu byose, ariko asanga yaguze ifu, none nta mafaranga y'agasukari asigaranye. Atera imibara buri umuntu yaguze, arangije muri kwasteri muri Yutongo aravuga ngo babikinyweraho. Uwase umwuka dukwiye gusandaza, turawusandaje. Nuko gwejeje ku kiro cy'umuceri, gwejeje ku abana warabazaye ubakunda. Nuko tumutanywa gasupu ugira pete. Uvuza gasupu ndakanyama. Ariko mu izina rya Yesu iyi myuka turayisandaje. Yankunda gafe. Ukunda gafe. Atagwasheje. Ariko iyi myuka nayo badiri nayigira akantu kakiyenuzo. Kagira. Uziko hari umuntu ni twigeze gusengera daimoni zikavuga. Hakuze ko mvuze kaguruke nkoko nkagasha. Mu byukuri akaguruke nkoko, ariko ubundi ko Noheli igeze aba bantu banjye murangurira isake cyangwa inkoko kazi. Akazabura isake sira kuryohanara. Nyine buri muntu ni yashobora. Kabaga koko kazi, kabaga sake bose ndabushishimura. Noheli yageze mu ngurire nkoko. Iminwa ndabona yumye. Yomye rwose pe. Nubure inkoko, nubure inkoko ugure kirida. Nokuri. Umuntu yabura nakirida we ngo yohereze iturutse muri Amerika we. Basi niniguraga kuko nzihaganyure. Mu byukuri uze fanta bura n'imiheha yo kwinywesha. Abantu barya bandika ko badukunda. Mu byukuri iyi Noheli mwohereze kuri Noheli. Mu mpaka Noheli ngere rwose. Kandi ntako batagize. Ntabwo bwa mbere mbasabye kuva na Dar es Salaam. Ziko ari biyoma ari ako no kugira ngo baheshe umugisha. Ndasanda ibi nibicaniro bituma mutamba ndabisandaje. Turabisandaje. Mwizina rya Yesu. Ziko hari igicaniro kiba mu mufuka w'umuntu akajya bitekereza akajya agira gutya. Yagera hano ariko hari ibicaniro nanjye nshaka ko nsandariza. Yengira abantu bankunda bakunda ibimvamo ariko badakunda ibinjyamo. Ibyo ngibyo tugiye kubishwemura. Uziko ibyo biremereye wazagwa ku gasi. Nazacuranguka bakirukana abazimu kandi ari inzara. Iyo urekura gusa umva ngo uhanure, iyo urekura gusa utakira ugwa ku gasi. Ku gasi kandi barangiza bakavuga batese yarwaye iki? Yarwaye sereminaje, yarwaye imyuka,
yewe nyabuna Bibiliya iravuga asusumira naho naravuze imyaka myinshi bafashwa bambwira ngo barankunda nta nutuzi iwo mwuka rero nanjye hora ungenda w'abantu bankunda ariko si umuntu wese ukunda Eva Marionette ukunda iyicana ukunda ko hari ibintu bicaho bizima reka iki cyumweru akanda akanyenyeri ahubwo kindi tukira ako kanyenyeri narabivuze reka nongere mbisubiremo dufite n'amasengesho nshaka kubasengera abantu bankurikiranye mbere ko dusenga mbere ko dusenga reka aka kantu nako tugacishemo kuko hari ibicaniro dushaka gusandaza noneho twicaye hanze guhera ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere kugeza ku mwisho w'uko kwezi nimba kuzagira iminsi 30 cyangwa 31 sinkuzi ni ukwezi ko kurambura umukeka nkajya kuryama hanze muri jaride nkasengera abantu nkasenyera ibicaniro ngahamagara ibintu kuko uriya mwaka ndashaka ko abantu bankurikirana ndetse nanjye tugiye kwakira ibintu biremereye ibintu byivuga ndashaka ko umuntu ubana nanjye muri ariya masengesho ibisabwa ni ukumva hafi wakenera ko bikurikiranwa online ukishyura internet nibyo ukishyura internet mujye mugabanya ibintu ugafashwa ukagubwa neza yego kuko ntabwo uzasenga ntabwo uziri gusa utariye ujye no gushakisha ntabwo byakunda kandi ndakwinginze uzaboneke muri ayo masengesho kuko na masengesho azaba ari biri live dusengera abantu tubavuze mu mazina dusenye ubwoko bw'ibicanira abantu batanga ibyifuzo mu minsi 30 ikizandokoka ntikizakurokoka niko bimeze kincitse uhonda ndi wirirwa unsaba kuko umwuka urimo nanjye murimo kubera ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo namenya amakuru ni umwaka wo kwakira amasezerano kuri bamwe kuri bene bavuganye n'Imana abantu bari mu kuboko kw'Imana yego urumva muri abo urimo nanjye ndimo nawe urimo no kuvuga ngo tuzafata umwanya tuzayafatanya dusenge dupfukame areru ivi hasi nishaka rizahinduke nk'iry'intama nanjye nirishaka rizazane amasubyo ubundi nishaka rizabe riri gukeba nk'isarabwayi tuzapfukama ijisho nirishaka rizatukure imibu niteguye kwizanduma imbeho ya saa 9 rwa rukerera namaze kubwira abashinzwe umutekano ko bazihanganira akagiye bazihangane tuzaturi gusenyera uburenganzira nabusabye kuko ndashaka gusenga amasengesho adasanzwe ku buryo umuntu wese avuga ati iri sengesho rirankoreye kandi rwose nk'ibikwemerera mu by'ukuri abantu bazatubona ahubwo iyo eternete iboneke umuntu wese ushaka kubikurikira yego niboneke ubundi nibireba niba bashaka ariko niba batanabishaka nanone twebwe turayasenga n'ubundi nitwe twateguye simwe mwateguye hari ijambo rivuga ngo ni bonus twari tutazi hari ijambo Morodekayi yabwiye Esiteri yego yaramubwiye ngo nta kizabuza abayuda aleluya gutabara ariko abantu bahano ndabazi ni abantu b'Imana aba bakunda amasengero aba ngaba ni abayumbe ni abanyabihuru tuzayasenga nibirimba n'aya mazi tuzayajyanamo namenye ko kujya gusengera mu mazi atari ugutega ukagenda wajya no muri dushe ukicaramo ugafungura amazi hejuru oya byose birakora biterwa n'imyumvire wa mushuti wanjye ntazayaburemo ntabwo yabura uriya wanguriye ji ntabwo ntazayabura ntabwo ajya abura wa Nairobi ntiyabura nyabuna tuzayaburemo hari amajambo 3 umugani w'abarundi ushaka kuzakwatura aleluya umuntu umesha umugisha agavuga ngo mukozi w'Imana akira iyo blessing aleluya rero tugiye gusenga nibyo dusenye bya bishaniro tugiye gusandaza uturaza gusigara dukeya tuzadusenyera muri aya masengesho nibyo ibisigisigi twigaragure hasi mana nanjye niyo masengesho nzasenga nambaye ipantaro kuva nabo mwadepere nzaza nikote riva nkano rigera hariya kubera hazaba n'inka n'injoro umva nzaba mfite banza nzasenga mfite na ferabeto n'inyundo umuzimu wanze izina rya Yesu mukubitisha inyundo mutobora amaso ku munsi nzagaruka nzanye inkoni naha yego mbihondagure mu mutwe Yesu we mwisekuru uburyo hakabazima no karabaye
kandi kuzimu batangiye kugira ikikango ku bw'aya masengesho kuko ikirere cy'Imana kigiye kurekura ibintu by'abera muri aya masengesho y'iminsi 30. amen. Reka dusenge rero Imana Karibu. yo mu gihugu cyo mu ijuru, Basenge. tugiye gusandaza Sandaza. dufatikanije Tuta. nawe uri ahantu wari uri, Haguruka nawe usandaze. haguruka ufata inkoni, nimba uri mu modoka agenda usandaza, niba uri nko mu rugo fata sandaza, ikintu kiri buhomboke, gafata nk'amazi umena ahantu uko sandaje, nabisandaje ibyanyicariye ndabisandaje, ibyambujije sandaza mu kwizera, aya poire turasandaza abadayimoni, sandaza imyuka, ituma abantu badashaka, turasandaza inyatsi, sandaza kuvumirwa, imivumo, sandaza ubukene, sandaza ubushomeri, turasandaza umwuka, turasandaza umwuka utuma abantu basambana, turasandaza umwuka utuma abantu bananirana, turasandaza umwuka utuma abantu basenya ingo barasezeranye kuzabana karamata, turasandaza umwuka utuma abana bavuka bapfa, turasandaza umwuka ukuramo amada, kumenaguye, turasandaza umwuka utuma batabyara, wa mwuka uri gutuma abantu baba mu mihanda, wa mwuka we turagusandaje tudakina. Amen. Birabaye. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.